Mwaramutse. Nshima Imana ku bw'aka kanya yaduhaye kugira ngo tugakoreshe dusangira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo dutangire dusoma ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Itangiriro, ibice ni 4. Turasoma duhereye ku murongo wa 16. Reka dusome Itangiriro ibice ni 4 duhereye ku murongo wa 16. Biravuga ngo, nuko Kayini ava mu maso y'Uwiteka atura mu gihugu cy'i Nodi mu ruhande rw'iburasirazuba rwa Edeni. Kandi Kayini atwika umugore we inda, abyara Henoki, yubaka umudugudu awitirira umwana we Henoki. Henoki abyara Iradi, Iradi abyara Mehuyayeli, Mehuyayeli abyara Metushayeli, Metushayeli abyara Lameki. Lameki arongora abagore babiri, umwe yitwa Ada, undi yitwa Zila. Ada abyara Yabalu, abasekuruza b'abanyamahema baragira inka. Murumuna we yitwa Yubalu, abasekuruza b'abacuranzi n'abavuza imyironge. Na Zila abyara Tubalu-Kayini, umucuzi w'ikintu cyose gikebeshwa cy'umuringa cy'icyuma. Mushiki wa Tubalu-Kayini yitwa Nama. Lameki abwira abagore be ati, Ada na Zila, nimwumve ijwi ryanjye, na baka Lameki nimutegere amatwi amagambo yanjye. Nishe umugabo muhora kunkomeretsa, nishe umusore muhora kuntera imibyimba. Niba Kayini azahorerwa 7, ni ukuri Lameki azahorerwa inshuro 77. Ubwo nasomaga igice cya 4 cy'Itangiriro neza, nabonye ko aricyo gice kivuga urubyaro rwa Adamu bigitangira. Urabizi ko urubyaro rwa Adamu wa mbere ni Kayini, undi akaba Abeli. Icyo muzi muri inkuru kindi ni uko Kayini yaje gufata murumuna we Abeli akamwica. Yamwiciye yuko ubwo wahagararaga imbere y'Uwiteka kugira ngo Uwiteka abahe umugisha, Kayini yaranzwe n'ituro rye rirangwa, ariko agiye kubonabona murumuna we Abeli aremewe ndetse n'ituro rye riremerwa. Byamuteye agahinda gakomeye cyane, byamuteye umubabaro ukomeye cyane, aribyo byatumye asingira murumuna we Abeli aramwica. Reka dusubire inyuma gatoya, mbere y'uko ibi byose biba, mbere y'uko Kayini agirira ishyari murumuna we akamwica. Mu by'ukuri birivuga ko Abeli yazanye uburiza bw'umukumbi we ndetse no ku rugimbu rwawo, ariko Kayini azana ku mbuto z'ubutaka. Benshi nubwo tutabyemera kimwe hano, wenda abantu bakabyumva mu buryo busanzwe, umuntu yakumva mu buryo bworoshye, ariko niyo birivuze imbuto z'ubutaka, ntabwo dukwiye guhita twumva ko ari amajeri, ibishyimbo cyangwa se impungure. Niyo birivuze uburiza bw'umukumbi, ntabwo dukwiriye kumva ngo ni intama gusa cyangwa se ni ihene. Ahubwo Bibiliya ni igitabo kitubwira iby'umwuka, kitubwira amagambo y'umwuka tudashobora gusobanurirwa n'ubwenge bw'isi, ahubwo dushobora gusobanurirwa n'umwuka w'Imana gusa. Niyo mpamvu Imana itadufashije, Imana itatugira ubuntu, ntabwo dushobora gusobanukirwa n'ibyanditswe. Kubera ko ibyanditswe ari iby'umwuka, nabyo bigomba gusobanurwa n'umwuka.
ducukumbuye neza rero dusanga Kayini kuba yaranzwe ntabwo dukwiye kubifata ko wenda yazanye ibishyimbo bibi cyangwa se impungure mbi cyangwa amadegede mabi, ahubwo Kayini yanzwe kubera ko gusa yazanye imbuto z'ubutaka. Kuba yarazanye imbuto akuye mu butaka nicyo cyabaye ikibazo, ndetse bituma Imana Uwiteka azanga. Reka mbivuge mu magambo avunaguye kugira ngo bibashe kubyumvikana. Iyo birivuze imbuto z'ubutaka kandi uyu muntu akaba ashaka guhabwa umugisha n'Imana, ntabwo bivuze imbuto za bwa butaka buhingwa, ahubwo kubera ko bashakaga umugisha uva ku Mana, bajyanye ibyavuye muri bo. Kayini yajyanye ibyavuye muri we. Kayini yajyanye ibyo yakoze. Kayini yagiye gutura Imana ibyavuye muri we. Ushobora kwibaza ngo none se Kayini ni uhindutse ubutaka? Iyo Bibiliya ivuga ubutaka muri Bibiliya, mu ijambo ryayo, n'ubundi bishaka kutubwira izi kamere zacu z'imibiri. Kuko Imana ijya kurema umuntu wa mbere ari we Adamu, yarunamye hasi ifata umukungu wo hasi irawubumbabumba ikuramo umuntu. Rero kuba Kayini yarajyanye imbuto z'ubutaka nta kindi Bibiliya ishaka kutubwira, ishaka kutubwira ko yajyanye imirimo we yakoze nka Kayini. Yamurikiye Imana imirimo yakoze we nka Kayini. Yavuye hehe? Imirimo yakoze agendeye cyangwa se akoresheje kamere y'umubiri. Ushobora kwibaza ngo ese Imana yanga imirimo umwana w'umuntu yakora ayikorera Imana? Igisubizo ni yego. Ntabwo Imana yatwemera kubera ko twashyiriye imirimo y'amaboko yacu. Ntabwo Imana yatwemera kubera ko twagaragarije ko hari byinshi twagezeho tubyikorera twebwe ubwacu. Kubera ko Imana ntabwo ari aho yageneye umugisha. Rero ikibazo si nuko bwari ubutaka gusa, ahubwo nuko dusomye Bibiliya n'ubundi igice cya 3 cy'Itangiriro, Bibiliya itubwira ko Imana yari yamaze kuvuma ubutaka. Mu yandi magambo, Imana yavumye kamere muntu. Niyo mpamvu kamere y'umubiri w'umuntu itazabona Imana. Ntabwo izabona Imana nubwo byagenda gute. Impamvu kamere y'umuntu itazabona Imana cyangwa se kamere y'umubiri w'umuntu itazabona Imana, ni uko umuntu yamaze gucirwaho iteka igihe yacumuraga. Umuntu yaciriweho iteka igihe yacumuraga. Niyo mpamvu Imana yabwiye Adamu ngo kubw'ibyo wakoze uzaniye ubutaka kuvumwa. Igihe Imana yabwiraga Adamu ngo kubw'ibyo wakoze uzaniye ubutaka kuvumwa, burya icyo Imana yari ivuze ni izi kamere z'imibiri yacu zari zivumwe uhereye kiriya gihe. Bishatse kuvuga ngo icyava mu butaka bwavumwe cyangwa icyava muri ino mibiri yacu yavumwe kiranduye mu maso y'Uwiteka kuko ntigitunganye. Kubera ko kidatunganye rero ntabwo Uwiteka ashobora kucyakira, umutima wari wose waba wagitanganye. Kuko Imana ari Imana yera, ntabwo yifuza ikintu icyo ari cyo cyose giturutse ku mwana w'umuntu. Niyo mpamvu biri komeza isubiramo amagambo avuga ngo ntabwo umuntu yabona ubugingo buhoraho kubw'imirimo myiza yakoze. Ese kuki atabona ubugingo buhoraho? Kuki twakwemerwa n'Imana kubw'imirimo myiza yakoze? Ntibishoboka, kuko aho ntabwo ari Imana yageneye ubugingo. Imana yagennye ubugingo Imana yagennye ubugingo mu buryo bw'uko umuntu azabona atari kubw'imirimo yakoze, ahubwo ari kubw'imirimo Yesu Kristo yakoze. Niyo mpamvu nitureba ku rundi ruhande tukabona murumuna wa Kayini ari we Abeli, yagiye imbere y'Imana yitwaje uburiza bw'umukumbi ndetse n'urugimbu. Ibi bishatse kuvuga ngo yari yabaze. Ntabwo wabona urugimbu utasatuye uburiza bw'umukumbi cyangwa se utasatuye itungo. Bivuze ngo yafashe uburiza bw'umukumbi arabusatura, akuramo urugimbu, arujyanana n'urugimbu rwabyo abimurikira Uwiteka.
Ibi bishatse kuvuga iki? Ibi bishatse kuvuga ngo uburiza bw'umukumbi bisobanura imfura. Iyo mfura biri tubwira ko ari Yesu Kristo, kuko Kristo niwe mfura mu byaremwe byose, nta na kimwe cyamubanjirije, niwe wabanjirije byose. Kubera Yesu rero ari imfura cyangwa se ari uburiza, bishatse kuvuga ko Abeli ntishingikirije ku mirimo itegetswe n'amategeko yakoze cyangwa se imirimo y'umuntu yakoze, ahubwo yagiye yishingikirije ku mirimo ya Yesu Kristo. Abeli yagiye yitwaje Yesu Kristo. Abeli n'umutima wose yagiye yiringiye Yesu Kristo. Muri birebe hano, nta kindi kintu birivuga Abeli yabangikanyije n'urugimbu cyangwa se n'uburiza bw'umukumbi. Ni uburiza bw'umukumbi n'urugimbu rwawo gusa. Yahagaze imbere y'Imana aricyo yishingikirije. Ni nko kuvuga ngo mwami, nta kindi mfite cyakunezeza cyanezeza umutima wawe. Ibyo nazana byose, ibyo natekereza byose, nta na kimwe cyanyura umutima wawe ngo bitume umpa umugisha, usibye umwana wa Yesu Kristo. Nizeye ko binyuze muri we gusa niho nshobora kubonera umugisha uva kuri wowe. Ikintu gitangaje koko, uwo mugisha yarawuhawe. Niyo mpamvu irivuga ngo ituro ryaremewe nawe aremerwa. Kubera ko Imana yishimira Yesu Kristo kurusha ibindi byose, byatumye Abeli ahabwa umugisha n'Imana, aremerwa, ariko Kayini arangwa. Kayini rero kubera ko yarizeye ko ari bwemerwe bitewe n'imirimo myiza yakoze, yaranzwe. Yanzwe biramubabaza. Yari afite ibyiringiro byinshi binyuze muri rino turo rye. Yari aryiringiye cyane. Yabonaga nta kintu gishobora kumuza umugisha uva ku Mana bitewe n'ibyo yakoze. Mu yandi magambo, Kayini yahagaze imbere y'Imana nk'umuntu ufite urukundo. Kayini ahagarara imbere y'Imana nk'umuntu ukunda Imana, ukunda umurimo w'Imana, ukunda ijambo ryayo. Yahagaze imbere y'Imana nk'umuntu ukunda Abeli murumuna we. Yahagaze imbere y'Imana nka muntu wibwira ngo njye nkunda mugenzi wanjye nk'uko nikunda. Uko niko Kayini yari ari imbere y'Imana yibwira. Ibyo byose rero yibwiraga nizo zitwa imbuto z'ubutaka. Ibyo byose rero byamubereye igihombo gikomeye kubera ko Imana yamweretse ko ibyiringiro bye bishingiye ku busa. Ntacyo bishingiyeho. Ibyo yibwira byose ntabwo ari byo. Nuko Imana iramwanga. Imana imwanze rero yatekereje ko nta kindi gisigaye inyuma. Yakagombye kuba yakoze kuko ibyo yagomba gukora byose yari yabikoze. Ariko abona nta kivuyemo. Nyamara abona murumuna we utagize icyo akora, utarishya kuya nka we, aremewe ku bwa Yesu Kristo. Agira ishyari. Kuva na kera rero, abizeraga Yesu Kristo barenganyarwa n'abatamwizera. Ko niko byahoze. Na n'uyu munsi niko biri. Asingira murumuna we rero aramwica. Ubwo yamwicaga, Imana yaramugendereye. Iramubaza ati murumuna wawe ari he? Uko yashubije Imana nuko yashubije ko atari umurinzi wa murumuna we. Ariko Imana irakomeza iramugenderera. Bivuze mu magambo make, iyo dukomeje tugasoma kino gice cya 4, nuko tubona ko amaherezo Kayini yaje gucisha umutima we bugufi arihana. Kubera ko Imana yamubwiraga ngo uhindutse igicamuke n'inzererezi mu isi. Nuhinda ubutaka ntuzakorera umwero wabwo. Kayini yagize ubwoba ahinda umushyitsi. Abona ko uzahura nawe wese azamwica kubera umuvumo w'umuriho. Ariko ikintu gitangaje, Kayini ubwo yisubiragamo agasubiza amaso inyuma, yaje gucisha bugufi umutima we arihana. Amaze kwihana, Imana imushyiraho ikimenyetso kugira ngo uzamubona wese atazamwica. Ntabwo twakwirengagiza ko ikimenyetso cyagiye kuri Kayini bwari ubuntu Imana imugiriye. Nayo yaragira ubuntu n'Imana. Niba Imana yari ihindukiriye Kayini ikamugirira ubuntu rero, bivuze ko ikimenyetso yamushyizeho kari agakiza. Ntabwo ari we wakijijwe gusa, ahubwo burya na Kayini yarakijijwe. Ntibizagutangaze Kayini umusanze mu bwami bw'Imana nk'uko uzaba uriyo. Ariko uzabayo ute? Ntabwo wabayo ugiye wishingikirije ikindi icyo ari cyo cyose atari Yesu Kristo. Birashoboka ko waba uri mu mwanya wa Kayini, ariko birashoboka ko wahindura umutima wawe ukihana
ukazinduka ibyawe byose, ukamenya ko ibyo wagerageje gukora byose bizataguhindura mwiza imbere y'Imana, bitaguhindura uwemeye imbere y'Imana. Hanyuma ugahindukirira igitambo cya Yesu Kristo, ko ari cyo cyatumye tuba bemeye imbere y'Imana, tuba bera imbere y'Imana, tuba abakiranutsi imbere y'Imana. Reka dusome igitabo cy'Abagalatiya, ibice ni 3 duhereye ku murongo w'10. Biravuga ngo abiringira imirimo itegetswe n'amategeko bose n'ibivume, ko byanditswe ngo havumwe umuntu wese uhirimbanira ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore. Umurongo wa 11 uratubwira ngo biragaragara yuko ari nta muntu utsindishirizwa n'amategeko imbere y'Imana, kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko imbere y'Imana. Ukiranuka azabeshwaho no kwizera gusa. Kugira ngo ube umukiranutsi, nta kindi bigusaba no kwizera gusa. Si uko uzana imirimo itegetswe n'amategeko nka Kayini, ahubwo ni uko uzana kwizera, kandi uko kwizera nta kindi ni Yesu Kristo. Twasomye amagambo uhereye ku murongo wa 16 werekana ukuntu ibyo byose birangiye kandi yafashe urugendo akava mu maso y'Uwiteka. Kayini yavuye mu maso y'Uwiteka ajya hehe? Ni hehe Kayini yari agiye yavuye mu maso y'Uwiteka? Biravuga ngo nuko Kayini ava mu maso y'Uwiteka atura mu gihugu cy'i Nodi, mu ruhande rw'iburasirazuba rwa Edeni. Kayini yavuye mu maso y'Uwiteka. Iyo birivuze ngo Kayini yavuye mu maso y'Uwiteka, si uko kuko byari bikwiriye. Ese wava mu maso y'Uwiteka ukajya he? Ese wava mu maso y'Uwiteka ukaba uwande? Ese wava mu maso y'Uwiteka ugakora iki? Ese wava mu maso y'Uwiteka ukigeza ku ki? Ibibazo byinshi umuntu yakwibaza hano. Avuye mu maso y'Uwiteka, ikintu cya mbere yabanje gukora ni ukwiyubakira umudugudu we. Ni ukwiyubakira umudugudu we. Kwiyubakira umudugudu we bishatse kuvuga iki? Kwiyubakira umudugudu we ndetse akawitirira umuhungu we, icyo byari bishatse kuvuga ni uko Kayini yari atangiye abaho mu cyimbo cy'Imana mu buzima bwe. Aho Imana yakabaye, Kayini niwe wari uhari. Ibyo Imana yagakoze mu buzima bwa Kayini, Kayini niwe wari uri kubikora. Mu yandi magambo, Kayini aho kugira ngo asenge Imana, yatangiye kwisenga. Yatangiye kuba umwami w'ubuzima bwe, aba umwami w'umutima we. Uko niko Kayini yagiye kure cyane y'Uwiteka. Uko niko Kayini yavuye mu maso y'Uwiteka. Nta bitekerezo byinshi byo gutekereza ku Mana Kayini yari afite. Ariko ibyo bibiri tubwira nta kindi bishaka kutwigisha. Bishaka kutwigisha ubuzima bw'umwuka uko bumera. Bishaka kutwigisha uko bigenda iyo twabayeho ubuzima bw'umwuka. Bishaka kutubwira uko bigenda iyo twabayeho ubuzima bw'umwuka butandukanye n'uko ibyanditswe bivuga, cyangwa se iyo twabayeho ubuzima bw'umwuka butandukanye n'uko Imana ibyifuza cyangwa se ibishaka cyangwa yabigennye. Ariko kandi biritwereka n'ingaruka cyangwa se uko bigenda mu gihe twabayeho ubuzima bw'umwuka tugendeye ku byanditswe cyangwa se tuyobowe n'ijambo ry'Imana. Aha ngaha rero Kayini biritwereka amaherezo ye. Ntabwo yabaye amaherezo meza, si kuri we gusa, ahubwo n'umuryango we wose. Kubera ko hano biritubwira ko ageze ku gisekuruza cya 5. Ageze ku gisekuruza cya 5 hari umugabo witwa Lameki wavutse. Bigeze ku gisekuruza cya Lameki. Hari ibintu umuryango wa Kayini wagerageje gukora kubera ko hari icyo waburaga. Wagerageje gushaka ibyishimo, wagerageje kunezerwa. Impamvu wagerageje gushaka ibyishimo no kunezerwa nuko nta byishimo byari muri uno muryango. Ibyishimo by'uno muryango nta byari bihari.
niyo mpamvu bagerageje kubishakisha mu buryo bwose bushoboka. Ariko mu by'ukuri iyo dukomeje tugasoma ano magambo tubona ko bya byishimo ntabyo babashije kubona. Bivuze iki? Bivuze ngo icyakabaye ibyishimo ni ya mana Kayini yamenye. Icyabaye bya byishimo ni ya mana Kayini yakijije Kayini. Ariko kubera ko ya mana itari muri uno muryango, kubera ko ubuzima bwabo budashingiye ku mana, niyo mpamvu batari banezerewe, niyo mpamvu batari bishimye. Muri audio y'ubutaha nzakomeza ino nkuru mbereka ukuntu uno muryango utigeze ubona ibyishimo mu byo wagerageje gukora byose. Reka dusenge. Mana turagushima. Tugushime kuri Mana nziza kandi Imana idukunda. Wakijije ubugingo bwacu ntabwo tuzarimuka. Turabera abakiranutsi kubw'ubuntu bwawe. Twigisha uko dukwiriye kuba imbere yawe. Twigisha uko dukwiriye kubaho tuyobowe nawe. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen.